Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media TV. Tugiye kwerekera i Kinshasa aho perezida w'u Burundi yagiye. Bamwe bati agiye kwishyuza amafaranga, abandi bati agiye kwisobanura ku kuntu yatakaje Minembwe mu buryo bw'amayobera. Afite byose, afite indege, afite abakomando. Ibi ngibi turaza kuba twabivugaho muri iki kiganiro, ndetse kandi uyu munsi mu bijyanye n'urugamba niyemeje cyangwa se nifuje kubaha ishusho y'urugamba aho rugeze, ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku buryo umuntu hazi aza kuba yasobanukirwa aho bigeze, ndetse n'utahazi akaba yabisobanukirwa mu buryo akamera neza nk'uhazi akabisobanukirwa. Nicyo nifuje kuba twakora muri iki kiganiro, kugira ngo dusobanukirwe ese urugamba ubu tuvugana rugeze he, ruheruka kubera he, byagenze bite, ni ibiki biri kubera mu rugamba. Ubwo rero uwo mugambi mfite wo kugira ngo nkumvishe neza ahantu bigeze, enyemerera unshyigikire niba ubikunze cyangwa se ubyishimiye. Ibuka gukora like, ako gakumwe kareba hejuru gutya, iyo hakanze ubu dushyigikiye biradufasha cyane. Ariko kandi nyabona reba gato munsi y'ikiganiro, ahangaha agana munsi, ahangaha nusanga utarakoze subscribe, ukabona hari ijambo ryitwa subscribe, uhita urikandaho nicyo gihe, ubundi uhita ufungura n'akazogera gahita kaza, kugira ngo ujye ubasha kubona notification uko dushyize hanze ikiganiro. Muri aka kanya unyemerere mbere gato yuko twerekera Kinshasa, tukarebera hamwe ibintu byajyanye Evariste Ndayishimiye bitari kuvugwaho rumwe. Ashobora kuba agiye kwisobanura impamvu ari gutsindwa, afite suko, afite amadrone yabaye nk'inzuki mu kirere cya Minembwe. Ndetse kandi kundi ruhande Gisegeti akaba bivuga ko ashobora kuba yamuciriye bugufi, akamubwira noneho nciye bugufi, fasha nk'umuvandimwe, umfashe noneho ubu nciye bugufi, wowe uri umujenerali, nge ntabwo ndi umujenerali, fasha byose. Mbere gato ko twerekera Kinshasa ngo turebera hamwe ibyo bintu, mu nyemerere mu buryo burambuye duhere mu bijyanye n'urugamba, mbanze mbahe ishusho y'urugamba aho bigeze uyu munsi. Sinzi igihe ikiganiro kikugereraho, ariko icyo nzi cyo ndaza kuba naguha ishusho ye neza, kandi ndizera ko uza kunyurwa mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana amakuru menshi ari kuvuga ko urugamba rwumvikana mu bice bya Minembwe. Minembwe rero burya ni nini. Minembwe ikora kuri territoire, cyangwa se ifite territoire zigeze kuri territoire eshatu. Iya mbere hari territoire ya Fizi, hari territoire ya Mwenga, hakaba na territoire ya Uvira. Izi territoire zombi zibariwe muri Minembwe, mu gice cy'imisozi miremire ikunda kuvugwamo abanyamurenge n'abandi baturage n'ubundi batuye muri biriya bice barimo abafurero, abashi n'abandi baturage benshi nyine batuye muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ahanga rero niho hari kumvikana imirwano. Mu ntangiriro z'imirwano ubu tuvugana ninjiye muri studio, hashize amasaha arenga 6 nta mirwano iri kumvikana muri ibyo bice. Mu kuvuga ngo mu Minembwe hari umutuzo, nta drone, nta sukoyi, nta n'imbunda zo ku butaka ziri gukora. Gusa sinzi igihe ikiganiro kizakugereraho, gusa wowe umenye ko nguhaye situation ihari igihe ninjiriye muri studio. Gusa byaba byiza ku muntu wafunguye akazogera, we azajya abona amakuru akiri mashyashya, ariko ubanza gukanda subscribe. Bizaba byiza ku muntu tuzongera kubana mu kindi kiganiro, we ashobora kuzagira ute, kuzabona amakuru ako kanya nkimara kuva muri studio, agahita agira ute, abona amakuru ajyanye n'ako kanya. Ubwo rero ngiye nguhaye situation ihari muri aka kanya bijyanye n'igihe gihari. Ni ukuvuga ngo haherutse gufatwa ibice byinshi banavuga ngo Minembwe iragiye, kugira ngo ibyo mwarabibonye. Ariko imirwano iherutse kuba ubwo maze kuba nakurura amakuru yose. Imirwano n'ubundi yabereye mu ibyo bice bya Minembwe, ariko by'umwihariko mu gice cya Gakenke. Ahangaha rwose niho haherutse kubera imirwano mu birindiro bya FRDC birimo ingabo z'abarundi. Harimo icyitwa Special Force ya FRDC, bamwe bitwa abahibo, hakabamo icyitwa CRAP, Special Force ya FDLR niko wayita, nabo bari barimo. P5 ya Kayumba Nyamwasa yari irimo, za Wazalendo zari ziri muri iyi mirwano. Rwo ngo ibi ngibi byabereye Gakenke, ariko Gakenke burya nayo ni nini. Gusa hari axe cyangwa se indi zone aho bita kuri Sinai. Ahangaha niho imirwano ahanini navuga ngo yaba yarabereye, byagutse, amazu yatwitswe ay'abaturage, ndetse baranahunze. Utuvugana bamwe ni baranagaruka mu mazu, baracyafite ubwoba. Ubwo rero ibyo imirwano yaje gusiga intare za Sarambwe ndetse n'amadubu berekanye icyitwa isomo ry'urugamba muri ibi bice, ndetse kandi byaje no gutuma bafata ibindi bice bisa naho bitari yenda binagambiriwe. Ahanini ko ari ugufata ibi birindiro biri mu gace ka Sinai, ariko mu bisa naho gukuma gushushubikanya umwanzi, yiruka bamwiruka, azamuka umusozi nayo bamuterera inyuma, abo umanuka bamumanuka bari hejuru yo bari hasi. Nuko nkuko byagiye bigenda kugeza ubwo intare za Sarambwe n'amadubu bigaruriye ibice bindi bigeze kuri 4
hari igice cya Irundu, iki nacyo cyafashwe muri ako kavuyo ko kwirukanka kuri Aduyi ngo bamugeze kure kugira ngo atazagaruka guhungabanya umutekano w'abaturage. Hari igice cyitwa Gitavi, ahangana hari ibirindiro bikomeye bya FARDC, nabyo byagendeye muri ako kavuyo ko kwirukanka ku mwanzi. Hari ikindi gice cyo mu bice aho abakunze kwita Karingi, ahangaha rwose naho ubu tuvugana hari gukorwa ama operation sukura. Hari babandi b'abacengezi usanga bagiye bihishahisha mu giturage, abangaba nibo bari kugenda bafatwa buhoro buhoro. Ubu tuvugana nta Aduyi hari, nta defense hari y'umwanzi. Hari ikindi gice cyitwa Bidegu naho ni kimwe n'ahitwa Karingi, naho harimo harabera icyitwa operation sukura. Barimo baragenda bareba abagiye bacengera mu mihana, abagiye bajya mu bihuru bihisha barabuze uko birukanka, hatoragurwa inkomere zitabashije gutabarwa. Imirambo rwose iruzuye mw'ibi bice maze kubabwira, biherutse kuberamo imirwano cyangwa se urugamba rukomeye. Ibi bice nabyo byabereyemo cyangwa se habayemo icyitwa iminyago, niba ariko nabivuga, cyangwa se ifatwa ry'ibikoresho byinshi by'urugamba byafatiwe muri ibi bice byose nkubwiye, dore ko imirwano ubundi yatangiriye Gakenke. Birukanka kuri Aduyi, intare na Twirwaneho birukanka ku mwanzi, baramwirukankana imisozi kugeza bafashe ibi bice byose mu buryo busa naho kugira ngo bamumenenganishe, bamugeze kure cyane aho adashobora kugira ute kubona uko afata amaraso y'abaturage ba Minembwe, kubona uko abaheza umwuka abafungiramo hagati, nyine ko ari kugira ngo babashe kumuhashya bamugeze kure bya nyabyo, kugira ngo Minembwe isigarane ubwisanzure itagigabwaho ibitero mu buryo bukomeye cyane, haba ibitero by'ubucengezi cyangwa se ibitero karundura, kugira ngo babashe gukavaringa Minembwe muri rusange. Ibyo biza kurangira hari abasirikare b'Abarundi bari kumwe n'aba special ba Hibu cyangwa se ba FARDC special force, ndetse kandi bari kumwe n'abasirikare b'abazungu b'abacancuro, bamwe mu bajya bakoresha za drone. Abangaba bamwe bari bahungiye mu kindi gice cyo ku ruhande rwa Gakenke, yes, hafi y'ahandi bavuye birukanka imisozi. Bamwe bagiye baca uruhande rw'ibumoso, bamera nk'abagiye nyine ku rundi ruhande, mu gice gisa naho gishyira amajyepfo ya Minembwe ashyira uburasirazuba bw'icyo gice nyine cya Gakenke. Abangaba rero baragiye bahita bagira ute bakora indake, bajya munsi y'ubutaka, bamera nk'aho bihishe. Ubu tuvugana nabo bamaze kuba bavumburwa, ariko mu kuvumburwa bacukura undi mwobo hirya. Ntumbaze ngo baciye hehe, kubera ko Twirwaneho yari yamaze kumenya umwobo binjiriyemo, ariko ikiri gushaka ese ni he bashobora gusohokera ngo tubafungiranemo hagati, hanyuma bazicirwamo n'inzara, kubera ko nta kindi kintu bashoboraga kubonamo. Reka sinzi niba bari kujyanamo ibiryo cyangwa iki, ubundi urumva nuko nkuko operation sukura ikorwa, hagenda hashakishwa abagiye bihishahisha mu bice bimwe na bimwe. Muri aka gace rero ko ku ruhande n'ubundi rwa Gakenke mu ruhande rw'ibumoso, mu gice cy'amajyepfo gishyira uburasirazuba bwa Gakenke, umwanzi biravuga ko yamaze kubona inzira yo mu bihuru, cyangwa se yacukuriye umwobo agatungukira hirya. Bamwe bagenda mu nzira munsi y'ubutaka, bikunda kwitwa indake. Biravuga ko yamaze kuba yabona inzira, arirukanka arakinagira, aravuga ati sinyebonye mvuye ahantu nari ngiye gupfiramo. Hanyuma aragenda ajya ahitwa mu Bakabya, abona Twirwaneho zimuri inyuma ndetse n'intare za Sarambwe. Arakomeza aragenda arenga ahitwa kwa Muheto. Ubu tuvugana naho akebutse inyuma abona Twirwaneho naho zirahari, amasasu zivuga ati hagarara nkwereke dore ko mwari mwarigenje. Nabwo nkaho bidahagije aravuga ati nta nima hagarara baranshahura rwose. Ahita agenda agera aho bita mu Bahindugiri, ndetse kandi agiye kwinjira mu ishyamba rya Mukoko, abona bari mu mutsindemo kubera ko nta butabazi yari bubonemo. Ahita arica ku ruhande, aca ku ruhande rw'ishyamba rya Mukoko, ahita amanukira ahitwa kwa Murima. Ubu tuvugana niho Aduyi yamaze kuba yarengera, amaze nkaho atorotse urugamba cyangwa se ameze nkaho arokotse urupfu. Uyu Aduyi yari yipfunyitse Gakenke mu kandi gace, ategereje ndaka ashobora kubona ubufasha, cyangwa se Twirwaneho ikagira intege nkeya cyangwa se ikabagarukiriza aho ngaho. Ariko nawe utuvugana bamaze kuba bamufunuramo mu myobo aho yari yishe. Abasirikare bakunda kubyita indake, ndetse kandi bamurengeje hose maze kubwira. Ubu tuvugana ari kurengera aho bita kwa Murima, niho bamaze kuba bashinga indi defense, bameze nkaho bari kwisuganya buke buke. Ntabwo tuzi niba bagiye kongera bakagaba ibitero cyangwa Twirwaneho n'intare bagiye guhaguruka bakajya kubasanga kwa Murima ngo barasireyo. Ibyo ngibyo byo ntabwo tubizi, gusa
niba ukunda amakuru yacu ukimara kubona background y'umuhondo izengurutse ikiganiro cyacu, ukimara kuyibona ujye ukandaho urebe se ibintu bigeze hehe. Kabone nubwo ikiganiro cyaba cyagucitseho gatoya, hari amasaha runaka gucitseho, ibyo si ikibazo, uko uzajya ukunda gukurikira ibiganiro byacu warakoze subscribe warafunguye akazogera ukunda ukanda like, niko uzagenda uba umwe mu bambere ikiganiro kigeraho kigisohoka. Ubwo rero ibyo ngibyo ntubigire ikibazo, kuko urumva ko ngende kuguha situation ku muntu uhazi ari kubisobanukirwa, ndabizi munyandikire no muri comment, ndetse n'umuntu utahazi ari kubasha kumenya neza amakuru mu buryo burambuye asobanukirwa ese ku mirongo y'urugamba bimeze bite. Ubu ngubu tuvugana rero FARDC handi hano ifite ibirindiro, ubu hari kuvugwa ko hashobora no guterwa n'intare zisambwira twirwaneho. Harahitwa Mutunda, angaha ni hafi ya Puezero, angaha rwose ubaye uri Puezero uba haruza ari hakurya yawe, nta mwanya munini urimo cyangwa se nta ntera nini cyane irimo. Hari n'uburyo ukoresheje nka BM21 ushobora kurasayo, cyangwa se ibindi bitwaro birasa kure bishobora kugezayo. Ahangaha naho biravuga ko FARDC n'abambari bayo ariho naho bacumbitse, cyangwa se babaye bihengekeye nyuma yo gukubitwa mu bice maze kukubwira ahagana mu kiganiro nyine mu magambo maze kubanza. Ubundi hari n'abandi bazamutse ahitwa Bicumbi, hari n'abandi bahise bakomeza ahitwa Mugahora. Ahangaha Mugahora ari umugabo uzwi cyane witwa Mutarambirwa, abahazi baramuzi. Ahangaha kwa Mutarambirwa niho abandi bahise bajya bamera nkaho bagiye kugira ute kongera kwisuganyiriza, kuko bashobora no kugabwa ibitero. Kurumva ibirindiro byabo biri niba amazi ndi umunyamakuru, intare zihazi kundusha, ndetse na twirwane kuko zo zifite intasi zimwe ziri no muri bagenzi muri abo bari kwirukanka bawuhanya, harimo intasi ziri kugenda zitanga amakuru. Ubwo rero ngewe menya amakuru nahawe n'abaturage bari kuri tere aho biri kubera, ndetse na bamwe mu basirikare bari kurwana urugamba bavuga ati aduyi turamwirukankanye mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero nguko aho FARDC icumbitse. Ubu ngubu niho FARDC ifite ibirindiro hafi rwose aho bita ngo kwa Mutarambirwa mu bice bya Bicumbi. Ahangaha rwose niho navuga ko babaye bacumbikiye, bategereje ko Sakindi ibyara ikindi, niko navuga, kubera ko intwaro nyinshi barazitaye baritse ku rugamba mu bice bya Gakenke. Inyinshi zarafashwe nkuko natangiye bikubwira, inzira zose bari birukasaga, uko mitwaro baremereraga niko bayitaga, amasasu niko bayataga, imbunda z'ubwoko bwose niko bazitaye, hari amamodoka bataye, hari ibikoresho by'ubuvuzi bataye, hari akawunga n'ibishyimbo n'umuceri bamaze kuba batana amasafuriya yo gutekamo. Ubwo rero tuvugana aho bari bategereje ko Sakindi byari kindi. Gusa abantu bumvise inkuru nziza ari nayo tugiye gukomerezaho, ivuga ko Evariste Ndayishimiye yamaze kuba yakerekeza he Kinshasa. Hari indi nkuru nababwiyeho ejo bundi ivuga ko Prime Niyongabo yaba yarakomerekeye muri rugamba, ari nawe wabaksereye. Iyo nkuru rwose ahagana ku musozo niho nza kwigarukaho, kuko muganga wa Prime Niyongabo General yitwa Sergeant Major akaba na Dr Usengimana Batista yamaze kuba yatangaza ko ubu ngubu umubiri cyangwa se inkomere cyangwa se umurwayi ari gukurikirana ari we General Prime Niyongabo, chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi, ubu tuvugana ari kugenda yoroherwa ku buryo mu minsi iri imbere ushobora kubona ameze neza, ndetse kandi ngo bitaza kumubuza gukomeza akazi. Yenda ibi ngibi ndaza kuba mbigarukaho ahagana ku musozo. Gusa reka mbanze nkubwire, urumva iby'urugamba nizere kunyuzwe, icyo utanyuzweho nyandikire muri comment, nanjye nicyo mbere yo kugira ngo musubize, ndetse kandi nizere ko nta mpamvu ufite yo gutakora like mw'abantu mwe ku biganiro byacu. Dukunda abantu bakora like kubera ko biradufasha cyane. Iyo ukoze like baweretse YouTube ko bakunze ibiganiro byacu, maze nayo ikagenda suku promotinga cyangwa se kubigeza kure, igashishikara kabigeza ku bantu benshi bari kureba amakuru asa nayo nawe uri kureba. Iyo unyuzwe rero uragakanda, nta mafaranga ubutanze, nta kibazo kiba kirimo muri rusange. Ubwo rero si ibyo ngibyo gusa, Ndayishimiye yamaze kuba yakerekera he Kinshasa, ari nabyo natangiye nkubwira ni babarwanyi bahunze bategereje Messi akazaza. Bumvise inkuru nziza ko Ndayishimiye agiye Kinshasa, buriya bari kuvuga bati agiye kutuzanira ibikoresho bisimbura ibyo twataye, agiye kutuzanira ibiribwa n'imiti n'ubundi butabazi. Ubwo rero bategereje ko Sakindi byari kindi mu bice maze kubwira amaze kuba bacumbikamo. Ndayishimiye nawe rero tuvugana yamaze kuba yagera Kinshasa, banavuga ko yakiriwe neza na mugenzi we Gisegeti. Ku rundi ruhande abantu bakavuga bati
uyu mugabo agiye ku butumire bwa Gisegeti. Yego koko nibwo agiye ku butumire bwa Gisegeti. Ese ntiyaba agiye kumubaza impamvu ari gutsindwa urugamba? Ahangaha ni mu isura isa naho itabishimishije Ndayishimiye, hagiye kuba yatanga yindi gusobanuro impamvu ari gutsindwa urugamba. Gisegeti afite impamvu n'ingingo zifatika, za ngingo rwose ashobora gutera Ndayishimiye akarya indimi. Aramubaza ati cyambere, naguhaye indege zikomeye n'abazitwara b'abacancuro ndabaguhembera zo mu bwoko bwitwa Sukhoi 25. Izo ndege nagiye nzibona zaguye mu kiyaga cya Tanganyika, n'abaturage barabonye, nabo twabanye mu biganiro byabanje narabiberetse, ndababwira ati dore indege kuntu byagenze. Ibyo biza kurangira, noneho nguha za drone ubwoko bwose wansabye ndabuguha. Ibyo birarangira, ndangije umbwira ko 12,000 by'ingabo ari byo bizatuma urugamba ushobora urugamba ugafata Minembwe, ndetse kandi nsaba ko mw'ibyo 12,000 hagomba kuba harimo n'aba special force ba FARDC kugira ngo urugamba rugende neza. Nk'umusirikare ngewe ntabwo ndi umujenerali nkawe, ubwo rero wowe nk'umusirikare wari uzi neza ibikenewe warabinsabye narabiguhaye. Ibyo birarangira, ubu uragiye bikojeje Minembwe. Nta n'amasaha ngashize inyeshyamba zimwe zirwanaho zivuga ngo zirwanaho, inyeshyamba zirangije zirahagukura, zirakwirukankana imisozi, zigutereza imisozi zikomanutse indi, kandi ufite abasirikare ku butaka, ibikoresho, ibifaru n'ibiki byose, ufite indege za kajugujugu ndetse na Sukhoi, ufite za drone, kamikaze ndetse na CH4 cyangwa se CH4. Ibi byose wari ubifite bihenze gutya, urangije unanirwa urugamba. Wabuze iki Ndayishimiye? Aho ni ku ruhande rumwe rw'ibintu Gisegeti ashobora kubaza Ndayishimiye. Gusa nyuma yo kugirana ikiganiro mu muhezo, baraza kuba babwira itangazamakuru icyo baganiriye. Ubwo abo tuza kubana mu kiganiro gikurikira, ndaza kuba mbabwira icyatangajwe ku mpande zombi ubwo batangazaga ibyo baganiriye, kuko ngo mu byabajyanye harimo gushimangira umubano, kurebera hamwe ibijyanye n'umutekano, ibya Ebola, ibintu nk'ibyo ngibyo bajya gutangira cyangwa se bajya guhura n'icyo bari batangaje ko kigambiriwe. Ariko abasesenguzi bari kuvuga bati mu by'urugamba nibagera kuri ingingo rwose Ndayishimiye araza kurya indimi. Kuri ndi ruhande abasesenguzi bandi bakavuga bati Gisegeti ahubwo ashobora guca bugufi. Ndayishimiye ashobora kumubwira ati na biriya byose bihari no kuba Uvira itarafatwa nuko mpari, wowe nyubaha ngende umujenerali, hanyuma ibyo musaba gukora bari byo dukora, ubundi urugamba turukomeze. Niba twaranatsinzwe na kipe idatsindwa, na Cristiano Ronaldo yananiwe gutsinda kandi ari icyamamare, ubwo rero wowe nyumva nk'umujenerali, hanyuma umpe ibyo ngusaba byose, dutsinde cyangwa dutsindwe hombo ni homboka. Naho muri twirwaneho wo bita Afande Rugabo nawe aragira ati dawa ya moto ni moto. Umuti w'umuriro ni umuriro. Nukuvuga ngo iyo umuriro ukubangamiye, kugira ngo ukemure icyo kibazo ukoresha nanone umuriro. Niba umuntu agusutseho umuriro w'amasasu, nawe uzana umuriro w'amasasu ukamusukaho. Nuko nguko umuti w'umuriro ugenda, niko Afande Rugabo muri twirwaneho avuga. Ubwo rero urumva kubijyanye n'urugamba, nibyo ngibyo yenda bashobora kuba baganira. Ndayishimiye nawe agatera ubwoba Gisegeti akavuga ati iyo ntaza kuba mpari, iyo ataza kuba nje na Kinshasa baba barahagusanze, Gisangani baba barahageze bakahafata bakahakaba. Iyo hataza kuba njyewe na Uvira ntabwo ubu ukiyifite. Rwose inyemerera Gisegeti uce bugufi wumva ibyo nkubwira. Ku rundi ruhande bakavuga ati Gisegeti ashobora kumva ibi bintu Ndayishimiye amubwira, akavuga ati koko iyo hataba ingabo z'u Burundi, Kongo yacu biri he, baba barayiciyemo 1/2 baba baragitwaye cyangwa se barayitwaye yose. Ku rundi ruhande Gisegeti nanone ashobora guca bugufi akabwira ati Ndayishimiye noneho nagwaye ibikoresho, ejo twabonye zabaza rero zihabwa amafaranga n'ingabo z'u Burundi azanywe na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo twarabibonye. Ashobora kuvuga ati Ndayishimiye rwose wowe umbereye ku rugamba, umbereye kuri tere, nubwo Ndayishimiye ataragera neza imirongo iri kubera, gusa Prime niyo ngabo yagezeyo ari naho yagiriye akabazo ko gukomereka, ariko Ndayishimiye we ntabwo yakambuka, birumvikana. Akamubwira ati wowe ndakwinginze noneho aho bigeze, naragusabye bisanzwe mushyiraho igitutu, nabyo ndabikora, ariko kugeza ubu bishobora kuba bitaratanze umusaruro. Aho bigeze misemo guca bugufi nkawe generali, umbwira icyo gukora, ariko dutsinde, twirwaneho ndetse tunatsinde intare za Sarambwe nkuko Gisegeti wazita M23 n'ibindi ntagiye kurenzaho wenda. Ariko rwose
akamubwira ati noneho bigeze nciye bugufi. Ni ukuvuga ngo ibi byose turi kuvuga birashoboka muri ibi biganiro bigiye kubera hari Kinshasa bihuza Ndayishimiye ndetse na Gisegeti, ariko baraza kuba batangariza itangazamakuru icyo bavuze muri rusange, ndetse kandi abo tuza kubana mu kindi kiganiro ndaza kuba mbibabwira. Noneho ngo baraza no kuganira ku bijyanye no gushimangira umubano. Ubusanzwe ibihugu birabanye, bihana ingabo zigatabarana, ibyo ni ibisanzwe. Ubucuruzi aho bishoboka barabukorana ku bice bakigenzura, ibyo ngibyo birabana nta kibazo. Ariko ikindi kintu bashobora kugarukaho ikijyanye na Ebola, guhangana na Ebola, perezida w'u Burundi akavuga ati rwose Gisegeti, naje mu rugamba rwawe nzana abasirikare banje, ariko hari amafaranga akenewe kugira ngo tubapima Ebola mu gihe batashye bagiye gusimburanwa n'abandi. Gisegeti nayo akayatanga. Yabigira ate se? Ebola iri mu gihugu cye kandi iri kuvugwa ku isi hose, Ndayishimiye ari umukozi we, ubwo urumva yabigira ate? Nayo araza kuba yatanga. Ku rundi ruhande Ndayishimiye nababwiye ko ashobora kuba agiye kwishyuza, avuga ngo igihe waduhaye amafaranga waraduhaye nibyo, ariko igihe kirageze ngo twongera andi, urabona ko twasubiye inyuma. Bura no ikibazo cyo kubura amafaranga. Ndayishimiye ashobora kumubwira gutyo, impamvu twasubiye inyuma ni ikibazo cyo kubura amafaranga, twongera andi kugira ngo tubashe kugira ute gukomeza kwavansa mu rugamba. Gisegeti nabwo sinzi niba ari buyatange cyangwa atari buyatange, gusa ibiganiro birakomeje ndetse kandi hategerejwe ikiza kuva mu ibyo biganiro. Ubwo rero si ibyo gusa, natangiye nkubwira ko hari ibyaye makuru turaza byo gukomeza nabyo kubikurikirana. Ikindi gishya kiza kuzamo turaza kukikubwira mu kiganiro gikurikira. Hari nandi makuru nari nakomejeho mu kiganiro cyabanje nkubwira ko General Prime Niyongabo yaba yarakomeretse ubwo yari yaraje kwagiserera abarwanyi n'ingabo z'u Burundi, ubwo bari banageze mu Minembwe, ahangaha kwa chef d'état major wa Twirwaneho General Sematama bari bahageze, nubwo baje gukubitwa n'inkuba bataza iturutse ikabirukansa imisozi ya indi nagiye nkubwira. Ubu tuvugana uyu mugabo muri uko kwirukanka imisozi aho yanakomerekeye, biravuga ko yakomerekejwe n'ikompuraza rya drone yakubise ku gahema yararimo ari gukomandinga urugamba, ikaza kurangira akomeretsa akaguru n'akaboko. Mu kiganiro cyabanje ngira ngo nabibasobanuriye. Ubu tuvugana umuganga uri kumukurikirana yitwa Sergeant Major cyangwa se Sergeant Major, akaba na Dr Usengimana Batista, niyo batangaje ngo umurwayi yindi gukurikirana ameze neza, ari ku rwego rw'uko ashobora gukira agakomeza n'akazi. Aya makuru rero mbabwiye y'urugamba, nizere ko musobanukiwe. Aho mudasobanukiye mu nyandikire muri comment. Noneho aho mushidikanyaho mumbwire mbohereze amavideo cyangwa se amajwi, intumwa cyangwa se abo dukorana bijyanye no gushaka amakuru cyangwa se za drone ziba zanyoherereje, mumbwire mbohereze muciye mu kikari nyine birumvikana. Ikindi rero munyemerere tuze guhurira mu kindi kiganiro aho tuza kuba turebera hamwe andi makuru agezweho. Njyewe twabanye muri iki kiganiro nitwa Baraka, reka mbifubize kugira amahoro y'Imana ndetse no guhurira mu kindi kiganiro.